Waba warigeze wibaza uburyo abantu bo mu bihe bya kera bashoboye gukora ibintu bikomeye byatumye isi yose iguma kubyibazaho kugeza n'uyu munsi, nk'aho hari ibanga rinini ryari ryihishe inyuma yabyo? Kimwe mu bintu bikomeye cyane amateka yibuka kandi cyakomeje gutangaza isi ni amapiramide yo mu Misiri yubatswe mu myaka ya kera. Aya mapiramide ni inyubako nini cyane zubatswe mu buryo buzamuka buhoro buhoro bugana ku gasongero nk'aho zigana ku ijuru. Zubatswe imyaka irenga 2500 ishize, ariko n'uyu munsi aracyahagaze nk'igitangaza kidashobora gusaza kandi akomeza gutera amatsiko buri wese uyareba. Mu bihe bya kera, igihugu cya Egypte cyari kiyobowe n'abami bakomeye bo mu muryango w'abafarawo. Abafarawo ntibafatwaga nk'abami basanzwe gusa, ahubwo abantu benshi banababonaga nk'abantu badasanzwe bafite imbaraga ziri hejuru y'iz'abantu basanzwe, ndetse bamwe bakabafata nk'imana ziri ku isi. Kubera iyo myemerere ikomeye, iyo farawo yapfaga, abaturage bemeraga ko ubuzima bwe butarangiriye ku rupfu, ahubwo ko ubuzima bwe buzakomeza no mu yindi si itagaragara. Niyo mpamvu bamwubakiraga imva nini ikomeye kandi itangaje, igenewe kumurinda no gutuma izina rye ridasibangana mu mateka. Iyo mva niyo yitwaga piramide. Muri ayo mapiramide bashyiragamo umurambo wa farawo wabaga wateguwe mu buryo bwihariye bwo kurinda kwangirika, hakoreshejwe uburyo bwo kumisha neza no kubika mu buryo bw'igihe kirekire. Ndetse ni naho havuye igitekerezo cy'ibyo bita mummies, imirambo ibikwa mu buryo budasanzwe. Uretse umurambo w'umwami, bashyiragamo ibintu byinshi by'agaciro gakomeye, zahabu nyinshi cyane, imitako itangaje, ibikoresho byo mu buzima bwa buri munsi, ibiribwa ndetse n'ibindi bintu byose bakekaga ko farawo azakenera mu buzima bwo mu yindi si. Icyo gihe ni nk'aho bubakiraga umwami isi ye ya kabiri. Amapiramide azwi cyane ku isi nayo mu gace ka Giza mu mujyi wa Cairo. Aha niho hari imwe muri piramide y'agatangaza yitwa Khufu, imwe mu nyubako zidasanzwe kandi zikomeye abantu bigeze bubaka mu mateka y'isi ya kera. Iyi piramide yubatswe n'amabuye arenga miliyoni 2 kandi buri buye riremereye kugeza kuri toni 3 byibuze. Tekereza icyo gihe, nta mashini, nta crane, nta modoka, nta bikoresho by'ikoranabuhanga, ariko abantu bashoboye kwimura ayo mabuye manini no kuyashyira hamwe neza kugeza bubatse inyubako igihagaze n'uyu munsi. Ni ibintu bitangaje cyane. Kubaka piramide byasabaga imbaraga, ubwenge ndetse n'ubufatanye bw'abantu benshi cyane. Hari abubatsi b'abahanga, abanyabukorikori b'intyoza, abahanga mu mibare ndetse n'abandi bakozi bakoraga imirimo itandukanye y'ingenzi. Mu gihe cyashize hari abatekerezaga ko ayo mapiramide yubatswe n'abacakara babikoraga ku gahato, ariko ubushakashatsi bw'abahanga mu mateka bwerekanye ko byagaragaye ko abantu benshi mu bubakaga aya mapiramide bari abakozi basanzwe bahembwaga, bagahabwa ibiribwa, aho kuba ndetse n'ubuvuzi igihe bakomeretse. Uburyo bakoreshaga mu kwimura ayo mabuye aremereye bubakishaga nabwo buratangaje. Ni inkuru y'ubuhanga budasanzwe. Dore uko babigenzaga: bafataga umucanga bakawusukamo amazi ugatoha. Ibyo babikoraga bagamije kugabanya kugorana mu buryo bwo kuyimura, bityo amabuye akanyerera byoroshye hejuru y'umusenyi nk'aho ari ku murongo wateguwe neza. Amabuye menshi kandi yatwarwaga mu ruzi rwa Nili hakoreshejwe amato manini. Iyo yabaga avuye gucukurwa ari kuzanwa kugira ngo bayubakishe. Iyo bayagezaga hafi y'ahubakwaga piramide, bakoreshaga inzira zizamuka, icyo bitaga ramps, bakagenda bazamura ayo mabuye gahoro gahoro uko inyubako yagendaga izamuka ijya hejuru. Ibyo byose byasabaga igenamigambi rikomeye ndetse n'ubufatanye budasanzwe. Ubuhanga bwakoreshejwe mu kubaka piramide buracyatanga isi kugeza n'uyu munsi. Amabuye yazubakishijwe yaterateranijwe neza cyane ku buryo hagati y'ibuye n'irindi hari umwanya muto cyane udashobora no kwinjiramo urupapuro urutuzi rwo mu ikayi ugerageje kurusesekamo. Ikindi gitangaje ni uko amapiramide yubatswe mu buryo areba neza impande enye z'isi: uburasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Ibi byerekana ko abanyamisiri ba kera bari bafite ubumenyi buhambaye mu mibare ndetse no mu bijyanye n'inyenyeri. Byerekana ko bari bazi kureba kure kurusha igihe cyabo. Imbere muri piramide harimo ibyumba byinshi by'ibanga ndetse n'inzira zigoranye zisa naho zifite amayobera. Habarizwamo ibyumba byabikwagamo ibintu by'agaciro, naho umurambo wa farawo wabaga uri mu mutuzo. Hari kandi inzira zakoreshwaga mu kurinda imva ndetse no kuyobya abashakaga kwiba ibiyirimo. Ndetse kugeza n'uyu munsi abahanga baracyakomeza kuvumbura ibyumba bishya n'inzira zitari zizwi na mbere. Ibyo bigatuma amayobera ku mapiramide arushaho kwiyongera.
Hari inkuru zitandukanye zagiye zivugwa ku mapiramide. Bamwe bavuga ko amapiramide yubatswe n'ibiremwa byo mu isanzure cyangwa ko piramide zifite imbaraga zidasanzwe, ariko abahanga mu mateka babisobanura mu buryo bwumvikana. Bavuga ko nta gihamya na kimwe cyemeza ko piramide zubatswe n'ibivejuru cyangwa se ko izi piramide zibarizwamo imbaraga zidasanzwe. Ahubwo bavuga ko piramide ari igihamya cy'ubwenge n'ubufatanye bw'abantu basanzwe, ariko bari bafite ubushobozi budasanzwe bwo gutekereza no gukora. Ikindi gitangaje ni uko piramide nkuru ya Khufu imaze imyaka irenga 3800. Umva aka kantu, imbere muri piramide ubushyuhe buguma hafi kimwe n'ubwo hanze, haba hashyushye cyane ku manywa cyangwa se hakonje cyane nijoro. Ibyo byose bikaba biba nk'aho ifite uburyo bwayo bwihariye bwo kwirinda ihindagurika ry'ikirere. Iyo urebye aya mabanga yose hamwe n'ubuhanga budasanzwe bwakoreshejwe, usanga piramide atari inyubako zisanzwe gusa, nubwo ni igitabo kinini cy'amateka cyanditswe mu mabuye. Ni igihamya gikomeye cy'uko abantu bo mu Misiri ya kera bari bafite ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi buri imbere cyane y'igihe cyabo, kandi ko bari bashoboye gukora ibisa n'ibitangaza nubwo nta koranabuhanga rigezweho bari bafite. Mwakoze kubana natwe, mbifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana ihoraho.